tugerageza kuvugana n'abasirikari bari barinze zino mbohe. Afande twavuganaga nawe witwa Nzabamara yasubije agira ati twebwe byadutunguye byadutangaje, ubundi bitangaza byabire no mu mazi igihe bogaga bakadusiga kandi tuzi koga. Ikindi nanone nta numwe amazi yahitanye. Ikitangaza twabonye cyane ni uburyo inzoka imurumye ikamurekura. Dusimbukira ku karere tubajije umuyobozi wo mwako gace, yagize ati abera b'Imana bajye basenga, bajye bayiramya, bajye bayihimbaza. Haleluya! Aho rero naho amakuru yarangiriye, nari kumwe na ariko wakomeye Yesu amashi. Haleluya! Bwira ukwegera mubwire ngo bariya bose baguhagurukiraga n'abanyamakuru bawe, bano bakuvugavuga, bano bagusebya. Haleluya! Nanone cyane Bibiliya iravuga ngo hariho umwami witwa Publiyo. Nkiye minota 3 ngasozerezeho. Bana ivuga ndamuko ubundi ni umuntu ujye umpamagara. Sinabikwandikiye. Yesu ashimwe cyane. Tugira gutya mu izina rya Yesu. Niwe muntu ujye umpamagara naho naba mfite gahunda nkayihagarika. Kubera impamvu imwe. Shankunda umuntu ukorera Imana bimurimo. Shankunda Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rimwe najyaga mbireba kandi nanjye ndi umuhanuzi, ndi bishop, ariko hari ibintu nanjye najyaga ndeba nkavuga se twari turi kumwe turasangira ni tekinike se ko bajya ngo bamwe ngo bajyayo koko wenda se nawe yagiye mbese nanjye birenga ubwenge bwanjye. Noneho umunsi umwe yari ari hanze, amen, amaze kuza ngo yari amaze iminsi ataza guterana, yari amaze iminsi ataza kugira gute. Nibuka ko yampamagaye ati ngeze aha naha gutya na gutya uri, ndamanuka ndaza. Mugeze uruhande ati uzanye perime, ndabwira ngo ndayizanye ndayifite. Ati ndumva ndushe maze iminsi ngenda ku itoro sinaheruka, mbabura tujyane untware. Nuko twaje tugeze hano, ariko ntubyite ejo bundi ubwo hari icyo mvuze ndirebera. Noneho amaze iminsi adahari arahaguruka ati umva wowe sinzo yabwiye ngo ko ndimo ndabona umugabo bamufunga kubera inyama bamugeretseho ikintu ngo umugabo akora iki? Acuruza inyama. Ndavuga ngo ni ukuri kw'Imana na Nyabarongo tuzajyaneyo. Bwira ukwegera mubwire ngo umuntu nakora ikintu cyatuma wemera uzajye wemera. Tugira abantu bikomeza bakigira abakoboyi n'abayuwayi. Mbwira ukwegera umbwire ngo umuntu ufite icyo akurusha ujye umwubaha. N'abakurusha amafaranga mwubahe, n'abakurusha gusenga gira gutyo, n'abakurusha inyenyeri wamubogira uko, niba kurusha kuzopa ingano tekedeba vuga ngo ni wowe, kuko icyo yasigiye kiramukorera kandi icyo yasigiwe kigira gute. Haleluya, haleluya. Umwana wawe yaramaze imyaka ingahe atagenda? Uyiho amaze imyaka 16. aba mu buriri. Yibera mu buriri. Aba mu buriri. Urumva imyaka 16 umwana atagenda bamuburira atanavuga atagira. Nubwo agenda ngo agenda. Yibera mu buriri agajyana. Mbega Yesu amukure ku gitanda n'isasiro. Umwuka w'ubumuga wo kutagenda no kutavuga tuwutesheje agaciro mu izina rya Yesu. Ngaruye amagufa yawe abadayimoni batwaye. Pera polesitalos. Kuva uyu munsi umwuka wo kutagenda ndawurangije nona. Sopetalas. Dayimoni mu butwari nahawe n'Imana. Uyu mwana umaze imyaka 16 aba mu buriri atagenda. Birirwa bateruye nk'abateruye uruhinja. Nesheje agaciro uyu mwuka. Ubwenge bw'abadayimoni bariganyije ndabugaruye uhereye umunsi.
haguruka mu izina rya Yesu. Petalos, haguruka. Tupi de sopes, kora hiyo ntebe. Sizi imitsi ikomeye muri aya maguru yawe, sizeme imitsi uhereye umwanya. Mpamagaye imbaraga z'Imana, umwuka w'ubumuga ndawuhaze. Aya maguru atangira agororoke, imitsi yawe itangira ikomere. Mwuka wa paralize ngutesha agaciro. Shete pala siyaba matala shokera pera. Haleluya, pera. Haleluya, haleluya. Mbega Yesu arakora ngo duhaguruke dutere. Haleluya. Amen. Shimye Imana y'amahoro, mpagaze imbere yanyu n'imbere y'Imana. Ndayishimiye yuko yanshikije hano amahoro. Imana ishimwe. Najyaga mvuga ngo Mana uzambabarire ungeze mu rusengero kwa Profete. Najyaga mukurikirana kuri YouTube, ariko nkavuga ngo Mana uzambabarire mbashe kumureba amaso ku maso. Imana ishimwe. Nakubonye, Imana ishimwe. Kandi n'umuryango wamperekeje, twaturutse mu karere ka Nyaruguru, ariko ntibyari byoroshye. Imana yaturinze. Imana yego, Imana ishimwe. Rero nshimye Imana y'amahoro. Mu nzira ntibyari byoroshye, ariko Imana y'amahoro ishimwe yaciye inzira. Mumfashe duhereze Yesu icyubahiro. Kaduhe Yesu icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nkunda kuvuga ngo Imana ni iyacu. Ku cyumweru nabonye igitangaza kirenze ibindi byose. Ku cyumweru hari ibyo mushumba yambwiriye hano, ariko hari n'ibyo yambwiriye hariya. Yambwiriye hano mu ibanga, ariko ndashaka kubivugira hano. Yarambwiye ngo guhera ku cyumweru saa 12 kugera kwa gatatu ngo nzambonye igitangaza muri karitsiye, ngo cy'umuntu memukira ngo Imana izamushyira habona. Mureke mbabwire ibintu byabaye. Ibintu byabaye ni ibintu by'ibitangaza, kereka mbonye Imana nkayiheka. Wari umupanga ushobora kumukura mu nzu akanga kuyivamo, akanakugora wanamwishyurira inda akanga kuyivamo. Ariko nabonye ahantu Imana yimura nyirinzu, bamuha amasaha arimuka aragenda asiga ku musozi. Ngiye najyaga mfata Bibiliya nkasohoka ngiye gusenga, agasigara abwira abantu ngo ngiye gusambana. Nguriya ngo buriya abajyanye abantu ikuzimu, kuko ngiye nkunda kurarika abantu nkabazana hano. Agasigara babwira uburyo ngo mbajyanye ikuzimu. Ariko ku cyumweru nabonye Imana. Ku wa mbere mbona Imana kumugaragara saa 4 z'amanywa. Ku cyumweru ngewe ntago nigeze ngeraho nkorera, nahise nitahira njya mu rugo. Aho akorera akubita abantu agira ngo bucyajya kumbeshyira kuri RIB ngo ninjye wabatererejwe ngo barwane. Umugabo we nta nubwo ari umugabo we, n'umugabo yakuye mu rundi rugo. Njye ngira indirimbo ncuranga ivuga ngo kora kuri Yesu niba ufite agahinda, ngo nakoze kuri Yesu karashira. Yarajagara imbere wanjye arambwira ngo niko se mama, ngo agahinda ngo washize nakahe, ngo wiraza ngo uraza amaboko mu maguru, ngo Yesu ukoraho ntagusubize ninde. Numvise ngize agahinda namanuka ndamubwira ngo ibyo kwa Shatani ntibiramba. Subira mu nzu, ariko ndavuga nti Yesu we uzandwanirire. Ku wa mbere mu gitondo RIB yaje baririza ngo kwa Cecile. Umuntu aramamagara ambwira ati wakoze iki? Ndavuga ntacyo. Kuva ejo ntago ndageraho nkorera. Ati RIB iraje. Ndavuga ntiyihorerize. Baciye iwanjye barazamuka bajyaho nkorera, bakihagera umugabo atangira gutanga ibirego. Abaturage basaba ijambo baravuga ngo mureke tubasobanurire. Agira ngo bagiye kuvuga nge. Barangije baravuga ngo uyu mugabo yaratuzengereje. Ngo naza n'umugore we hano murebe ukunirwa tukabantu n'abantu akubita bose. Bicara haba yakubise abantu 13. RIB yahise ibwira uwo mugabo ngo icara hasi. Wowe uri muraturage warazengereje abaturage, baramubwiye ngo ubu ni saa 4 saa 8 twongera kukubona muri iyi nzu. RIB iramusohora, ubu nta kibarizwa mu mudugudu ntuyemo. Imana yamwirukanye ku mugaragaro. Mu mpera Imana icyubahiro cyayo. Mana yanjye sinzi turo nzasana gushima Imana, numvise nge ntabyihererana. Uriya mu mama wahoza hano turaturanye, iyo byancangaga nambwira nti genda ubanze usengeraho nkorera mbone kugenda, kuko yabyuka nkasanga yateze ibintu mu kirahure yasizemo n'imiti. Uriya yava akavuga ngo ngabo babapfumuye barahise. Akamutuka mama ageze ubwo ambwira ati nzaya ngusengera ndi mu rugo. Ariko nshimye Imana ko yamukuye mu mudugudu waho ntuye, ubu ndazamuka nkinjira mu nzu wanjye nta kibazo na kimwe mfite. Profe ufite amavuta. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igi kugenda imbere.